nakuze ntinya kujya mu rukundo kuko numvaga bishobora kuzarangira nabi nk'inkuru y'ababyeyi banjye yatumye mbaho ubuzima bugoye bwo ku muhanda, ariko byose byahindutse umunsi nabonaga Amanda nkamukunda. Gusa munyizere ntabwo narinze akaga byari bigiye kuduteza. Icyo nakora cyose ntushobora kukibona. N'iki cyawe cyiza se mbona? Ntacyo urabona nyine kubera ko ufite urukundo, ufite ukiri imbere. Okay. Ubu noneho nakubwira icyo mushakira. Uwo muntu uri kubona kuri iyo foto aho ngaho ni umukobwa cyangwa se sepa ni umugore wasize uteye inda mbere yo kujya mu gipati. Imyaka 21 irashize umugabo wanjye nakunze mfata nk'urukundo rw'ubuzima bwanjye mu buzi. Hako Robert, ibintu byose nagukoreye ibihe byiza twanyuzemo. Ni ikingiye umugabo. Na merekezo dufite ireba aho turi kugana. Umugabo ni iki? Umugabo ni uwica isezerano yahaye uwo bakundanye. Ajizere tutumuretse gatoya. Robert se Having you by my side, gutya turi kumwe. Every time turi kumwe ndiko brush. General Rafael, twese tuba nk'abasazi mu rukundo. Nzibeshye numva byakuvuyemo wabishyize ku ruhande. Zawe. Utavuga ucecetse. Ma, Ndakumva mwana wanjye. ndakwinginze sibyo. Ntuzongeye kugira amarira. Zakora iki? Iki ngiki ufata ugaseka umwana mu especially gushasha kucyo. Hano ubwo wakwiha bahabazi. None se atiyubashye namwubaha ibi nibi. Ni ibiki? Sose nabi. None se mawe se ndabamuzi. Kandi narakubwiye ngo jya ufata nk'umubyeyi wawe. Ntacyo ntakora rwose kubera wowe. Nibe wabuze icyo ushaka. Ntacyo nigeze nigeze makora. Ndeba hano mu maso. Ntacyo nigeze mbakore. Izu.